Uyu munsi rero tugiye kurebera hamwe agafilime kacu keza cyane kandi karimo isomo ryiza. Nimba uri umukobwa ngwino wicare hano kugira ngo ubashe kugira inama uhakura cyangwa se ugire isomo uvana muri ino filime kubera yuko ni ingenzi cyane. Tutangiranye n'umugabo yaje asanga umwana w'umukobwa wicaye hano. Aje amubwira ati rwose umbabarire sheri nagutindije, ati rwose ariko nanjye ntago yari njyewe. Byatewe nuko nabanshije guca nyine ku mwavoka wanjye uri gukurikirana ibintu byanjye ndetse n'umugore wanjye. Undi aramaze ati se ibintu bimeze gute? Ati ntago nigeze nkubwira. Ati rwose ubu ngubu ndimo ndasaba gatanya njye n'umugore wanjye. Ati rero rwose nibyo byantindije, hari ibyo nari nabanje kujyana. Undi aramubwira ati nta kibazo. Ati ariko buretse gatoya ko mbona nta kintu ugeze utumiza cyo kunywa cyangwa cyo kurya. Ati reka nze nkwereke, reka mbanze ntumize icyo kurya kugira ngo tuze kuba hari icyo duhugiyeho nyine turi kuganira. Undi aramubwira ati nta kibazo. Bahamagaye rero umuwaiter araza, gusa mu kuza batangiye kureba nyine kuri menu yari abahereje. Umukobwa amaje kurebaho ahita avuga ati unzanire inkoko hamwe n'ifiriti. Inkoko n'ifiriti? Ati hoya. Umugabo arabihakanira ndetse abihakanira kure. Umukobwa aramubaza ati se none kubera iki udashaka ko ari byo banzanira? Ati umuwaiter rero yahise amubwira ati none se nimba adashaka yuko ari byo urya reka nta kibazo nkuzanire amaspaghetti cyangwa se amakaroni. Umukobwa mu kubivuga gutyo yahise avuga ati hoya ntabwo ibyo ngibyo ari byo nshaka. Ariko hano rero umugabo ahise ashyiraho n'itegeko aramubwira ati genda umuzanire amakaroni niko mvuze. Hano atangira gusekera umukobwa nkaho nta cyabaye. Umukobwa aramubwira ati hoya ibyo bintu urimo kumbwira ntago mbyumva. Ati we rero ntago uri kumva impamvu nyine ntashaka yuko urya ifiriti n'inkoko. Ati impamvu nuko umu ex wife wanjye nyine umugore twabanaga uwo ngo turi gusaba gatanya nibyo yakundaga kurya kenshi iyo twasohokanaga. Ati rero rwose ntago nshaka yuko arya ibintu bimeze nk'ibyo twajyaga, ntago nshaka yuko wowe uri bufate ibintu nyine bimeze nk'ibyo twajyaga dusangira na ex wanjye nyine tukiri kumwe. Ati kandi urabizi neza ndi guca mu bihe bigoye, ntago nshaka yuko nyine ibyo bintu byawe bikomeza kumunyibuza. Undi aramubwira ati none se ibyo ngibyo hari aho bihuriye? Ati rwose njye ndumva ibyo ngibyo ugomba kubyikuramo nyine ubuzima bugakomeza. Umugabo aramubwira ati okay nta kibazo nyine ngiye kugerageza. Ati basi nyine nawe uramfasha kugira ngo mbyibagirwe. Ati kubera yuko uriya mugore nyine nta kintu numva nshaka gikomeza kumunyibutsa, ntago nkimukunda, simushaka. Umukobwa aramubwira ati okay basi rero reka twere gukomeza kumuvuga kugira ngo urusheho kumwibagirwa. Undi aramubwira ati yego nta kibazo rwose. Hano rero yagiye kumva yumva telefone y'umukobwa irasonye. Mu gusona sonere yari irimo cyangwa se sonere umukobwa nyine yitabiraho iyo bamuhamagaye cyangwa se imubwira yuko bari kumuhamagara, yasanze uhuye neza n'iy'umugore we nyine uwo bari gusaba gatanya. Arangije aramubwira ati ariko se mananjye reba rwose niyo sonere yawe nayo irambangamiye. Ati reba irimo kunyibutsa byinshi cyane. Hano rero umukobwa yahise amubwira ati okay noneho reka ibi bintu tubishyire ku murongo, wowe umugore wawe ntabwo uramwikuramo, bibaye byiza rero wagenda nyine ugakomezanya ubuzima nawe cyangwa se ukabanza ugafata igihe cyo kumwikuramo. Ndabona ibi ngibi ntabwo nabishobora rwose. Hano rero uko umukobwa arimo kubivuga umugabo yahise amubwira ati basi mbabarira reka were kurakara, ntago ndi bwongere kuvuga rwose uwo mugore wanjye, ntago ndi bwongere kubivuga rwose mbabarira. Arangije aramubwira ati ni ukuri do ndarahiye ntago ndi bwongere kumuvuga. Arangije umukobwa yahise amubaza ati cyangwa uracyamukunda? Ati nta kintu na kimwe gishobora gutuma nongera kumukunda. Ati kubera ko nta kintu na kimwe yarazi, ntazi guteka, ntazi kunyitaho, ntazi. Ati mbese ni umugore udashobotse na gatoya. Ati none se kubera iki none urimo gushaka guhora umuvuga cyangwa se umugarura mu biganiro byanjye nawe? Undi aramubwira ati rwose mbabarira ariko uko biri kose biraza gukemuka cyangwa se biraza kujya ku murongo. Umukobwa aramubwira ati urabizi njyewe rwose ndi kubona ntazi ibyo ari byo. Ati byibuza nimba ushaka gukomeza nyine ubuzima ukabasha nyine gukomera muri ubu buzima cyangwa se ukabasha kwirengagiza ibyatambutse, gerageza wumve yuko basi mpari nanjye ugomba kwita ku byanjye. Umugabo rero yaramubwira ati rwose nibyo sheri, ati ngomba kukwitaho nyine, ati ibya ex wanjye reka tubirangiriza ahangaha ntabwo biri bwongere noneho ntibyongere habe na gatoya. Gusa uno mugabo ubirebye neza bisa nkaho rwose asa nkaho ari kubeshya, ahubwo umugore we nyine atamwibagiwe kubera yuko iteka ryose akantu kose kabaye kari
arimo kumumwibutsa. Barebye rero hano ku ruhande babona umugore wari winjiye, arangije umukobwa aramubaza ati none se uriya ni we Stella nyine umugore wawe? Undi aramubwira ati yego cyane rwose uriya niwe. Ati ubuse noneho aje gukora iki hano? Hano umugabo yahise anahaguruka asa nkaho ahunze aho uriya mugore yari arimo kuza agana, asa nkaho yicaye ajya kwicarana n'umukobwa. Arangije rero Stella nawe yaraje nta kubahereza, atangira kumaza ati noneho ndabona urimo kugerageza rwose kuza hano usohokana n'abandi bakobwa nkaho ibyanjye nawe byarangiye. Umugabo hangaha rwose yari arimo kwipfuka no mu maso kugira ngo badahuza amaso atabareba. Stella rero nawe ahabera akaga yahise aza ahita yicara no muri ya ntebe umugabo we yari yicayemo. Aje aramubwira ati ni gute se ubwo wemerewe gutangira gutereta kandi njye nawe na divorce tutaramara kuyihana neza? Wibuke yuko ntago birarangira, rero ubu ngubu ntago byemerewe rwose. Hano rero umukobwa yahise abaza uno mugabo aramubwira ati none se bimeze gute ko numva umugore wawe murimo kuvugana ntabwo wambwiye yuko muri gutandukana kandi utakimukunda? Kuki se mushobora kongera guhura cyangwa se arimo kongera kuza kukuvugisha? Arangije rero umugabo yahise avuga ati reka ibyo bintu urimo kuvuga yuko navuze yuko ntamukunda rwose urambeshyeye. Umugore wanjye rwose ndagukunda, umugore wanjye Stella rwose ndagukumbuye, ntabwo wumva ukuntu nshishijwe bugufi no kugira ngo basi nkusabe imbabazi. Hano rero wa mukobwa yahise anumirwa aravuga ati mana yanjye, ntabwo ari we wari urimo kuvuga yuko uno mugore utamushaka, nta kintu na kimwe ukimushakaho, nta na kintu na kimwe kiwe ujya wumva unakeneye kongera kubona? Undi aramubwira ati ariko uri umusazi, wa mukobwa uri umusazi, iyi si impeta ntambaye, none se ubwo mbaye ntamukunda naba nyambaye impeta? Ati ahubwo wowe urashaka kunteranya n'umugore wanjye. Ati ibyo urimo kuvuga byaba ari byo ndi kumva cyangwa wasaze? We ntabwo mukanya warimo kunyibwira yuko uno mugore utakimukunda, ushaka kumuvingaho n'ubuzima nyine bikarangira? Arangira aramubwira ati rwose mada njyewe sinkuzi, nta nubwo rwose narinzi ibyawe, byose nabimenye kubera umugabo wawe nyine wari utangiye kuntereta nyine kugira ngo dutangirane ubuzima. Ahangaha ati rwose rero uyu mugabo wawe yaje ambwira yuko atakigukunda atakigushaka. Umugabo nawe akavuga ati umva rero wa mukobwa we, ndakwiyamye njyewe n'umugore wanjye ntuduteranye, nta kibazo dufitanye rwose kandi n'ibihari rwose twabikemura, rero wikomeza kunteranya n'umugore wanjye rwose ibyo ngibyo byihorere. Ahubwo yahise atangira gusaba imbabazi umugore we, bisa nkaho atangiye no kumubwira ati rwose igihano cyose wampa nacyemera, ati rwose sheri ungiriye imbabazi tukongera tugasubirana, ibyo nakoraga byose ntabwo nabyongera kandi naba umugabo mwiza. Hano rero umugore nawe nta kindi kintu yakoze, Stella yahise amubwira ati umva rero genda ujye mu rugo, ibyanjye nawe turabivuganirayo, mbare rimwe kabiri gatatu wageze mu rugo. Ahangaha umugabo yarahagutse atera n'isari rwose kwereka yuko yubaha umugore we huguna cyane. Arangije ahita agenda aramubwira ati ubwo turahurira mu rugo nta kibazo. Stella yarahagurutse ahita abwira uriya mukobwa ati mva rero n'undi munsi uriya mugabo n'uwanjye ntabwo ari uwawe sheri, vaho hariya nta mugabane ufiteho. Umukobwa yarumiwe aravuga ati mana yanjye ibyo mboneye hano noneho ni agahomamunwa. Ndetse ni nuko agafilime kacu karangiye, turabakunda cyane, mukomeze mukore subscribe, like, share na comment, byanyu ni ingenzi. Abakobwa nizere ko mwafashe isomo, nta mugore n'umugabo bapfa gutandukana uko biboneye.